Yesu arampfiriye njyewe wasize amahoro masa kuko mwiringiye kandi imipfire niyo yangishije intera kugushima n'abasimiza umucunguzi wanjye nawe urupfu rwagera azakunkuramo byiza wanjye mfite ubwuzu nishimye ndeba inkovu zawe wagize ku bwanjye kunesha uko wanesheje nawe urupfu ntabwo uzapfapfira muri wowe Yesu kunesha uko wanesheje ntabwo uzapfapfira muri wowe Yesu. uyu munsi nari mutegereje cyane wo guhamya uwo nabayeho. Imana yaranduhuye, indirimbo ndayikunda kuko narababariwe. Ikintu cyakuye Yesu mu ijuru nuko yabonaga ko ngiye ntakikiza, yabonaga ko mu byo nkora byose, mu byo n'umurava wanjye wose ntacyo nabona ngo ubone ijuru. Yemera kuza yisiga ubusa. Mfite ubwuzu bwo kuvuga iryo shimwe, byo kubivuga nje guhamya imbere y'Imana n'imbere y'abera uwo nabayeho. Nta n'isoni namba binteye, ndumva ahubwo binshimishije. Yavuye mu ijuru rero yisiga ubusa, yaza yambara akamira umuntu, araza abwira Imana ati Mana ati ndemeye gushaka kubukwawe bimbarweho. Ibyamubazweho rero ni ibyaha byanjye n'ibyo bari mu isi bose. Nta muntu Kristo atapfiriye. Yesu yaraje yambara ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye bwose n'ububi bwose. We ari umukiranutsi, umuziranenge, utazi n'icyaha no kugikora. Yemera kubyibarwaho, yemera ko bimujyaho. Ntibyamubayeho gusa rero, n'igihano cy'ibyaha nk'uko ari urupfu yarapfuye. Kandi ntabwo yapfuye wenyine, twarapfaye. Akimara kuvuga ngo ndabyemeye nari mbaye muri we, arangije ajya mu rupfu. Amajije kujya mu rupfu twari kumwe, urupfu twararubanyemo. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, umujinya wayo wose umaje kumarira muri njye na Kristo, yohereje marayika wayo aza kuraho igituro. Ntabwo Kristo yapfuye wenyine, ntabwo yabambwe ngo mbambure, ahubwo twarabambawe turapfana, ariko kandi twaranazukanye. Imana yo mu ijuru yabonye yuko inyuzwe, iranyurwa, iravuga ati igihano cyose nari mfitiye ibyaha kuko ari urupfu, kuko majije kurupfa. Clarisse ndamuzuye, muzuranye na Kristo, mugize umwere, mugize intungane, uwera. Umwana wanjye ndamubyaye, muhaye ubugingo buhoraho. Nabaye muri icyo gihe ntabizi, nkorera ijuru nivuye inyuma, nzamuka imisozi imanuka iyindi, ndiyiriza amajoro ndayarara, ariko ntabwo nigeze numva ko mfite ijuru muri njye. Sinigeze numva ko mfite amahoro nk'ayo mfite ubu ngubu. Nabaye aho Mana mu ijuru numva nifuza kuzabona Imana, ariko kubera uko nari mubi numvaga inaje nanayihunga, nkavuga nti ntabwo nahuza n'Imana. Nk'uko Adamu akimara gukora ibyaha yumvisha ngo imirindi w'Uwiteka agahunga, nanjye rero numvaga nta maso mfite yo kurebana Imana. Ariko Imana iraza irampishurira, imbwira buryo ki ntari kwikiza hatabayeho Kristo. Imbwira yuko igitambo cyatambwe ari icya Kristo, si icy'umwaka umwe, si icy'amezi, n'icy'iteka ryose. Imbwira ko imbabariye, numva ndaruhutse, numva ngize amahoro, numva ndaruhutse umuruhuko bw'iteka, numva mbaye amahoro. Shimiye Imana cyane rero uyu munsi, kuko nta kindi cyo kuvuga usibye amahoro naherewe ku buntu.
usibye iki giciro cyinshi gihenze nari no gukorera ngo mbone naherewe Imana rero yampaye iyo gift irambyara imajije kumbyara ingira umwana mu rugo inshira muri bene data ari ijambo nkunda rivuga ngo abo yamenye kera ngo arabatoranije imaje kubatoraniza irabatsindishiriza ntabwo Imana yaguhamagara ngo wowe nguvuga ngo uritsindishiriza abantu bavuga ko bahamagawe rero bakavuga ko bahamagawe n'Imana bakavuga ko bategereje umuriro w'iteka bakavuga ko bakiri abanyabyaha ntibigeze bahamagara uwo Imana ihamagaye iramutsindishiriza ikamuha n'ubwiza ikamuha gukiranuka kwayo ndabivuga kubera yuko hano harimo mukuru wanjye namwishimiye kuko yaje nagira ngo mvuge n'uwo nabaye we nabo twabanye bose muri ubwo bupfu ubwo nabayeho ku bwa Kristo si byavuye muri njye byavuye mu rukundo rwayo aya mazi nagaje kumbyara ubwa kabiri n'ubwa kabiri nyagiyemo bwa mbere agiyemo ndi umunyabyaha mbamo ndi umunyabyaha ariko ubu ngubu ngiye kujyamo ndi umukiranutsi ndavamo ndi n'umukiranutsi inge wayiraga wahemutse utyo mwami ushinyagurirwa kera utaza